Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Bose si shyashya wanditswe na Manishimwe Dieudonné unonosorwa n'itorero Indamutsa. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ugira Imana abona umugira inama. Bishatse kuvuga ko iyo umuntu agiriwe inama ashobora gufata imyanzuro myiza ku buzima bwe n'ubw'abamuri hafi. Gusa kugirwa inama si ikintu cyoroshye kuko akenshi umuntu agisha inama afite icyo ashaka kumva. Iyo utamugira inama ihura n'uko ashaka, murabipfa akakwita umugome cyangwa umwanzi utamwifuriza ibyiza. Hari n'uwo kandi bagira inama akayemera, ariko kuyishyira mu bikorwa bikamugora. Turibaza, ari uwo bagira inama akanga kuzumva, n'uzumva ariko ntazishyire mu bikorwa. Ninde shyashya muri abo? Dukurikire umukino. Ako kazi kibaducurangiye kagushimishe sheri. Cyokorosho uba yarakunyeretse mu myaka yatambutse pe. Njyewe se mu myaka yanjye y'ubusore abantu bose baranzi buriya. Nta hantu muri uyu mujyi ntagiye guceza, nta hantu umuhanzi ukomeye yaje sinjye kumureba aho yacuranze kirazira. Mbone gutya ngo ube wa mwana uvuga ngo izo se yakoye ngo zapfuye ubusa. Njyewe we nawe gushaje sheri, uracyari ubujene rwose. Ariko reba hano uba wansibukanye ubona ari he. Uziko nta musore ukurusha gutanga keya. Yise ko ari imirabyo, rindira inkuba zize noneho. Nibyo ubundi umunsi nzakugeza iwanjye niho uzabona mbuguje wa nyawo wari we. Wasanga ujya ugira ubwoba uti iki gisaza tuzashobokana ko gishaje kitazi bigezweho. Izo mpungenge ntazo ngira rwose. Ikibazo nakigira kure bari abahungu n'abakazana bawe mbona ari bo batashaka. Naho wowe rwose nta kibazo pe. Sase wikura amafaranga akagura inzoga yenze gutya baho. Inzoga igura 150. Niko ahangana kwemesha inzoga se ahubwo baze kugwana icupa ryo gutahana. Nibyo uravugisha kuri? Yes. Wow, no ndagukunda cyane. Naho rero bariya bahungu n'abagore babo ariya ntibagutera ubwoba. None se kuzaba uri mukambuguje hari uzaba utahira mu rugo cyangwa ujya kugabuza hose. Yego beri cyo gukundira. Ariko nawe ndi niwo mugabo nari ntegereje igihe cyose nari maze mu bukobwa. Bari kuguhamagara? Wese kandi arampamagara mbaza iki? Reka nkihorere. Mwihorere kandi aguhamagaye. Nta gahunda mfitanye nawe, niba abandi baba batesha umuntu umutwe gusa. Gutesha umutwe se agushakaho iki? Mwitabe wumva icyo agushakira. Reka nta cyanshakira gifatika n'ikimotari kijya kintwara. Ubu wasanga bashaka nko kumbaza igihe ntayirangaze kuntwara. Rahira ko nagufashe ntirutse. Umfashe nkora ikize? Kandi buri gihe ndakubwira nti sinshaka ubwo buhungu kwirukaho ariko ntujye unyumva. Ariko se wagira kabya gufuha sheri. Ubuhungu bunyirukaho n'ubuhe? Ubu subiza motari ngakira telefone. Akira telefone ireberemo urebeka atari motari. Motari se ugira nimero z'abamotari mupanga iki? Iyo dusohotse sinza kugufata mu rugo nkagusubizayo. Iyo ngize impamvu zituma ntagusubizayo singutegera tagisi voiture uhurira hehe n'abamotari rero niho nshaka kumenya. None se umva mu rugo aruko ngiye guhura nawe gusa? Kagire inkuru rero urya suretse ngewe hari nabandi mujya muhura. Kandi abahungu banjye barabimbwiye ko nazashobokana n'umukobwa w'ikimero nkawe ngira ngo barambeshya kabisa. Ariko kuki buri gihe tuvugana ikintu twagiye icyo tutumvikana ugatuzana abahungu bawe? Abahungu bawe nibo bazakubakira. Nuko mba ngenda mbona ko ibyo bambwiye ari ukuri. Ubu se niba
ubuhungu wirirwamo budashobora kukwihanganira ngo buguhamagare dutandukanye, urambwira ko igihe tutari kumwe uba uri mu biki noneho? reka nkureke niba udashaka kumva ukuri kwanjye. nakubwiye ko uriya ari umumotari untwara, wambazaga niba uyu munsi ntari bukenere kugenda kuri moto. niba wanze kubyumva ubwo ibyo birakure. none se muravuganye? wakubazaga niba uri bugende kuri moto, muravuganye? kuki wanze kumwitaba? ngaho mwitabe muvugane nanjye numva. none se nditaba yavuyeho? niyongera guhamagara ndamwitabe maze amahoro ahinde. muhamagara umubwire uti nari nsanze umbuze. kanze muhamagare da amahoro ahinde. muhamagare kabisa. singuyu urana atari umumotari. kanze muhamagara ariko birebe. oye ushyireho parireri numva ibyo muvugana. shyireho parireri. kanyishyireho kabyara wa amahoro ahinde. sekuyu nawe atitaba. ese uyu nguyu abaneza ibibazo nabo ntibabura. ese ko atitaba. hello, I'm not free to talk everything, okay? I will call you later. ngaho nyumviriye ndaya kwere, ndakubwira ngo hamagara numva ibyuba urimo iyo tutari kumwe, warangiza ukavuga ibyo byongereza. Bana iyo telefone hano, zana iyo telefone hano, niba kugabo ngo muriranwa wese ngo ni telefone ntacyo wabitsemo. uhora unkeka ahubwo wasanga ari nawe unca inyuma, dore ko ibyo umuntu akora aba azi ko n'abandi bose babikora. ariko uzi ko iyo telefone unyima ari njye wayiguze mu mafaranga yanjye. wayiguze se nayigusabye? nta soni uranyurira ngo wanguriye telefone. niba uyishaka se wayijyanye maze ukareba ko mbura undi uyingurira. uti wakumva uvuga yagira ngo na telefone ya telefone. abandi bakobwa batuze telefone za miliyoni, wowe warangiza ukanyurira uyu mubore wawe w'ibihumbi 500. yose kandi uyipfundiriye nde? fakandi none se ndisangiza. ntabwo nshobora kunywa inzoga rwose nkiri mu kazi mani. sinabikubwiye se? ubwo banza waraziritse ntiwabivuga. ubu se akazi turimo kakubuza kunywa agacupa kamwe n'akanya? mu kanya hagira umukozi uza mu biro rero asange twiteretse amayoga, maze ejo nzamujya imbere mvuga ngo nta gisindisha cyemerewe kunyobwa mu masaha y'akazi. sawa, ziyihorere ndaje nziyinywere nihagira ntuza rwose ndayiha. nywere ntabwo nkubujije, gusa ndashaka ko tuganira ku bukwe bw'uriya musaza Kara, kuko igikobwa cyaramubaze kandi umusaza ntashaka kubibona. shasi ubu ngubu turabiganiraho iki koko? reka nkubwire rwose Rura, ngewe ndabona ari ukumureka akaziboneraho, kuko aho bigeze ngewe sinzi uko hari icyo twabihinduraho. urumva? ntiwabonye se ko invitasiyo zamaze gusohoka? umurenge wo ni mu cyumweru gitaha. ubwo se urumva hari igaruriro rigihari? kiriya gikobwa kizamusaza pe. byanze bikunze nta kindi Diana ashaka kuri papa kitari imitungo. muzehe rero nawe areba ikimero, yareba amaso akumva arasaze ngo abonye umugore. kandi umuntu wese ugerageje kugira icyo abimubwiraho bahita bashwana. ntubizi wowe? wumve ko ejo bundi nabwiye madamu ngo abimuganizeho, ariko ubu nawe ntibacana uwaka. ndakubwiza ukuri pe. kandi uzi ko yajyaga avuga ko ari we nshuti asigaranye mu muryango, ngo abandi twese turamwanga. njye rero ndumva tutaberekera gutyo gusa ngo umukobwa aze mu muryango azanywe no guhomba ibyo mama yasize avunikiye. papa se ko twamubwiye akanga kumva, urumva twabihinduraho iki koko Rura? ko bagiye rwose kurongora nta tegeko yishe, ko bagiye gushakana n'inja nta kibyemeza. umuntu wese afite uburenganzira bwo gushakana n'uwo ashaka. tugomba kumutegeka ibyo azasezerana n'uriya mugore mu mategeko. iby'ivangamutungo n'ivanguramutungo se? cyane. tugomba kumubwira ko mu byo bazasezerana agomba kwibagirwa icyitwa ivangamutungo rusange. bazasezerana ivangamutungo muhahano cyangwa ivanguramutungo risesuye. ni bimwe umugore ahaha uyu munsi umugabo agahaha ejo. ibyo rwose nibyo byatubera byiza. ubundi se baravanga muhahano iriya ndayi ifite iki izahaha.
byose si agatsi ka papa. iruta agatsi kacu ahubwo papa we muri iyi myaka agezemo urabona agitanga umusaruro we. none ejo bundi namara kwisazura azi kiriya gisupusupu umva nuko jya birirwa batembera barya amafaranga kitavunikiye ukabyumva na za mbaraga nkiyakoreshaga ntazongera kubona umwanya wo kuzikoresha ndakubwiza ukuri. birangiye tuvunikiye sosiyete twenyine imigabane ya papa Diana agiye yirirwa ayiryohamo sha. niko bizagenda none se umusaza ko yakaniye ko agomba kwisazura igisukari majyane twagira duterura. njye rero ndakubwiye ngo papa tugomba kumuhamagara tukamwicaza hasi tukamubwira ko niba yanze kutwumva akaba agiye kuzana amayibobo amenye ko bagomba gusezerana ivanguramutungo risesuye. tugeze imana yakwemera no gusezerana ivangamutungo muhahano nibura naho se ivanguramutungo risesuye barisezerana Diana akageza n'ikiko nta kindi atunze uretse hariya amaso aterekera muzehe agasara. kuba uravuga gutyo kuko utumva ikibazo kiri mu ivangamutungo muhahano. nyamara ngenda cyumva uzi ko kuva umunsi basezeraniyeho inyungu izajya iboneka muri sosiyete 1/3 kizajya kiba ari icya Diane. aza hinja ari ku musaza rero bagura amazu bagura amamodoka ubundi nyuma y'umwaka cyangwa 2 ati ndashaka gatanya ni mu byo nashakanye na so hanyuma tubigenze dute. rora ibyo si uko ntabyumva pe ahubwo icyo nkubaza kubona uriya mukobwa asa n'uwaroze papa nitubwira ngo sezerana ivangamutungo muhahano cyangwa ivanguramutungo risesuye akabyanga tuzamukorera iki? si ikintu cyazanye ubukene kirakagenda bwire. ariko wikwimyoza cyane kuko n'ubundi turacyari kumwe. turacyari kumwe koko ntumbeshye. ni uyu munsi gusa ariko uvuga turi kumwe. uyu munsi gusa gute se kandi hakiri mu kwezi kunarenga. erega nanjye ntabwo ngiye kuko nkwanze ahubwo nyine n'ubuzima. mbese ugiye kuko unkunze tuba ariko tubivuga. Peter ishyira mu mwanya wanjye umbwira icyo wakora ubayege reba amafaranga ukorera muri salo de coiffure kwa ngana ureba ubuzima mbayemo uko bumeze ubundi umbwire niba uri ubayegewe washaka umugabo umeze nkawe. nanjye niyo mpamvu natangiye mvuga nti icyazanye ubukene kirakagenda bwire. ubu siyo ntaba umukene ngiye simba ngusabye nkagukwa nako mba naragusabye kera kuko rwose uhereye igihe twakundaniye ukiri mu mashuri yisumbuye wagize ubushobozi agashakira igihe ndakurahiye ubu ngubu abyaye 2 nkunze ko noneho utangiye kunyumva rero niba yarihuse. ahangaha uranyumva nakumvise. nagira nese ubu se njye nishimiye kuba ngiye kubana n'umusaza uruta data uzi ko mbuguje afite imyaka 60 kandi wumve ko papa wanjye ataruzuzana 55 ariko nyine Peter nawe urabibona nta kintu nkora muri uyu mujyi nta kazi mpafite kurya kuryama kwambara byose nimbuguje kandi sinamwanga ngo wowe umpe ibyo yampaga. uzahirwe nta kindi nakubwira gusa uzabyare hungu nakobwa se kuvugana amaganya nkaho mpfuye ngiye numvaga wakabaye wishimye ko ngiye ku mugabo ufite amafaranga uzadufasha kuva mu bukene. uvuga ko azagufasha kuva mu bukene we mugore we ngewe se nyakabwana azamfasha kuva mu bukene duhuriye. ariko wagiye wivugaho ibintu byiza Peter ngo bimbeho se kuri ugize bitakubaho kuki wumva kuri nyakabwana kandi uri umuntu w'umugabo koko. umugabo nimbuguje ufite amafaranga ngewe ndi imbwa y'umwogosha. mbuguje rero nubwo afite amafaranga hari ibyo umurusha gukora neza kandi ibyo nibyo ngukundira cyane. nuko wikiyita imbwa rero yumve nk'umuntu w'umugabo kandi nanjye ndacyahari simpfuye. ibyo zo wabirata ariko mwagiye mureka gutera abantu injuga cyangwa ndabikora kangahe ko ejo bundi ubaye mukambuguje nzajya ngusanga mu rugo rw'abandi segoje gukora ibyo nkora. erega ikibazo uba wishwe n'amaganya wagira ngo uragasaza ko muri 800 ariko mu by'ukuri ndagukunda Peter kandi ningera kwambuguje nzakwibuka nawe uzabibona uzambwira ndakumva. reka nemere ko uzanyibuka koko hego uzanyibuka ukora iki si ukunyoherereza 5 cyangwa 10 ngo z'ubwo dufaranga uzabunyoherereje nitwe twampindurira ubuzima cyangwa nukuntera gahinda. reka nanjye nkubaze ningera kwambuguje nzajya ntega moto. utega moto kuko wabaye ikize
none jawe n'uyu munsi ntuyitega kandi utaraba umugore we none uzayitega wageze mu rugo rwe rurimo imodoka ebyiri none se nzitwara mva shaka ibibazo by'abagore b'abakire we nsubiza aha none se bazaguha imodoka yo kugendamo bananirwa kugushakira umushoferi sawa rero nkunze kubyivugiye none se kuzi gutwara imodoka kandi ukaba ufite perimi ningusabira akazi ko kuntwara uzakanga yego sha ntumva wubwo uzakansabire se shandewe ko naruhuka kwirirwa n'imisatsi y'abakiriya ariko nanasimbuka na bosi ngo namuhaye make ngaho rero ibaze numara kuba umushoferi wanjye wica bijyemo se bitekereze nawe Peter umushoferi wa Diane nirwa nkaraga imodoka wo kwirwa nkaraga imisatsi ngo ndayizinga uzongera gutaka ikibazo cy'amafaranga uzajya unywa icyayi nanyweye urya ibiryo nariye uranyumva ukwezi iri gushira uhembwa yawe noneho ikirenze kuri ibyo byose umbwire ukoresha ubwenge bwawe ari wowe nambuguje ninde uzaba umfite byuzuye kora cyagukundira yewe we mva ariko ntabwo ari ubu gusa ngiye mbyumvise ubundi bajya bavuga ngo ntawe ushobora gutandukanya icyo Imana yagize gute yifatanyirije ahubwo ushaho reka nkubwire nyine kora uko ushoboye wihutisha ubukwe nyine ugereye vuba unshakira akazi harya itariki y'ubukwe mwamaze kwemeza we ngaho rero banza umpembe mbone kukubwira ibindi uko bipanze singwaye bibizo se sheri reka nkongere n'ibindi simigwaye se umva bigitangira vuba sha yenda shaka kumemba neza bizo ntabwo ariyo shaka gusa shaka kumemba neza hanyuma gusa ubundi turakora iki hano muri saro ko hano hatuzira iki hano muri saro se nterura njyane mu cyumba nkubwire icyo umpemba nushaka iyange uretse kuyifungura kara urumva ntashaka kunywa inzoga rwose we kirura ntuheze kujya utumirira nabi ngo ntiwasoma ku icupa turi mu kazi ubu se nabwo turacyakarimo ntikarangiye kare ariko papa nawe rwose urasetsa uyu se n'umwana uhatira kunywa ngo aticwa n'inyota nazireke n'ubundi zarahetse uyinywere rwose njyewe nakoresheje icyayi nicyo ninywera umugani wa murumuna wawe buri wese n'amahitamo ye nushaka gukoresha igikoma cyangwa ikivuguto birakureba akantu k'igikoma n'ikivuguto mu kabari ka hoteli niko kabi gusa amasaha arimo aragenda dushatse rwose twanavugana ku birebana n'akazi ubu mu kanya ndabizi madamu araba atangiye kumbaza niba nta kibazo nahuye nacyo nta bintu byinshi mbona tuza kuganira ku bireba sosiyete yacu kuko ku bigaragara uyu mwaka ushize twarakoze kandi dukora neza kandi biraboneka ko n'uyu nguyu rwose nawe urimo uragenda neza cyane nta gushidikanya rwose uyu mwaka twaracuruje pe urebye abantu bamaze iminsi banyenyenga ngo bashore imari muri sosiyete yacu wahita ubona nyine ko turi mu kazi neza cyane akantu gatoya nshaka kubibutsa ni agake papa ni uko burya mu bucuruzi uko utera imbere niko n'abakurwanya bagenda baba benshi kandi bose baba bashaka kukubona wasubiye aho wavuye ibyo rero bigusaba iki bigusaba imbaraga n'amayeri yisumbuyeho kugira ngo nyine ugumane isura nziza y'ikigo cyawe rwose ibyo birumvikana kandi natwe nkeka ko tutaryamye niba twaremeye gutanga amafaranga y'abakozi 5 bashinzwe kwamamaza ibikorwa bya sosiyete yego ntiturekere aho ngaho tugashaka umukozi ushinzwe kuvugira ikigo ndetse akajya anagisobanura mu bitangazamakuru hirya no hino gusa urumva hari uko tutagize ko twongeraho ko twongeyeho n'umunyamategeko w'ikigo uhoraho rwose ndumva nta kwirara twigeze tugera muri iyi minsi ibyo ni byiza rwose dukomereza aho ngaho cyane rwose pe ikindi rero nashakaga kubabwira ni uko muri iyi minsi iri imbere ngiye kuboneka gake cyane ugiye kuboneka gake mwese impamvu murayizi nyine ngiye guhugira mu bikorwa byo gutegura ubukwe bwanjye
ihangane twumve nk'abana bawe kandi rwose ntusubize inyuma inama tukugira kuko mu kinyarwanda bavuga ngo n'igi ryahannye inyoni. Uriya mukobwa rwose watubariye ukamureka ariko serura wowe na murumuna wawe mwabaye mute koko? iki se none se iyo mbira ngo ndeke kurongora mwumva nzajya nza abagore banyu akaba aribo bangaburira cyangwa murumva ku myaka 60 mfite hari myinshi cyane ku buryo ntagikeneye kubana n'umugore? papa rwose ntubijyane mu mujyo bitarimo. ntabwo twigeze tukubuza gushaka umugore. icyo twavuze nuko utagomba kurongora iriya ninja ngo ni Diane. Diane rwose si umugore na gato. ubyumve kandi shaka undi urebe ko tutagushyigikira. none se niba atari umugore ni umugabo? ni mayibobo rwose cyane. umugore se utagira icyo akora ntagira aho abarizwa ubu ni umugore ki? papa wowe uretse gushukwa n'ikimero cy'ubuto ubona Diane ari umugore ugukwiriye koko? ariko sharura ntiwarongoye? nararongoye. murumuna wawe Karangwa ntafite umugore? ibyo ndabizi ndamufite. uwanga amazimwe abantu wahabona ngaho turi kumwe hano nk'umuryango sibyo? nihagira uvuga ati ndambagiza data yaranyitambitse ambuza umugore nashakaga nyereka uwo ngomba kurongora bari we ndongora. ntawe witambitse rwose wararetse twese twihitiramo. none se nyine turanabigushimira pe ariko imishakire yacu itandukanye n'iyawe rwose. twe twari bato dushaka abakobwa tungana nabo bakiri bato kandi twese ntawe agiye kuraroza mu muhanda. umugore wanjye ni umukozi muri banki. umugore wa Karangwa ni umwarimu mu mashuri yisumbuye. none se muze ngaho tubwire iyo urebye we na Diane ubona muhuriye ni inshuti yawe mwarikanye mwahuriye mu kazi se murakorana ahubwo se akora iki? akora niko abaho ateye arya icyo akodesha iki? ngaho none se mufite ikibazo ko azaza kurya ibyo mwaryaga koko? ndakubwiye ngo dufite ikibazo ko aje kugutesha umutwe aho kugufasha gusaza neza. urumva akagushajisha imburagihe papa. urabyumva? narahira ko ku myaka yawe 60 nta rukundo rw'umukobwa w'imyaka 25 ruri hagati yanyu. ndakubwiza ukuri pe. umva rero reka mbabwire tubwira ariko natwe twushya kuko umwanzuro narawufashe. namba urumva muri mwe nta wambuza kurongora kuko nanjye ntawe nabujije. ubu ikintu cyonyine cyambuza kurongora ni icyazura mama wanyu kandi ndahamya ko icyo ngicyo nta cyabaho. none se uretse kurongora mayibobo ngo ni Diane ugashaka undi mugore muzima wabiki koko? ndetse ubyemeye natwe twagufasha kurambagiza undi mugore rwose nyamugore ukubereye cyane. ariko iyo muvuga umbereye numeze ute? yewe mukuru wanjye papa yamara amasha. uzi ikintu cyari kintera ubwoba sheri ukwisanga narataye igihe. kuki umbwiye gutyo se Kamari? Peter maze igihe kinini nigisha inama yo kukureka ariko byarananiye. sinzi icyo wampaye gituma ntashyira mu bikorwa imyanzuro mba natekereje. se ikintu naguhaye se ni igiki ko nta kintu mfite uretse urukundo gusa? ahubwo ngenda tangaye ukuntu uba wumva ushaka kundeka pe. none se sheri tuvugishije ukuri urankunda? reka wenda ndeke kwivuga kuko ntawe wivuga amaba meza ahari. none nanjye nkubaze ahubwo se wowe urebye ubona ngukunda? hari ibyo nkorera nkabona urankunda nareba ku bindi nkabona ufite abandi ukunda. ariko se kandi cyangwa se niba unkunda ukaba mfatanya n'abandi benshi. ariko se nanone aho rero niho nakubwiraga ntintenya gutigiye. Kamari karame kamubwiza ukuri nabanye n'abakobwa benshi. yego nahuye n'abakobwa batandukanye pe. nakoranye n'abakobwa b'ingeri nyinshi ariko nakubwiza ukuri pe nta wundi mukobwa nakunze nkawe. kumva se wahuye na benshi kandi batandukanye wasanze ari iki mbarusha gituma nta wundi ukunda nkanjye? bari byinshira ariko reka mvuge bike muri byo. Kamari uritonda uzi ubwenge kandi ugira amakenga. kuva nakubonaho iyo mico rero nahise niyemeza kugukunda kugeza ku ndunduro. kibaza ahubwo nk'ukuntu ngukunda cyane ukaba utabibona. nanjye reka nkubwire uko nkabona nkubwire n'icyo ntinya.
aha iyo turi kumwe unyereka urugwiro rusesuye nakureba sinkubonana imbereka aha ntiwumva se ariko iyo tutari kumwe ubu uri ubundi wundi Uye, telefone yawe ntijya iruhuka ugira utuntu twinshi ukunda kunyarukiramo utambwira ni kenshi ngo uhamagara ntunyitabe ibi byose bituma nibaza niba ntabandi gutegera inyuma y'umuntu tudahuje icyerekezo gusa koko nawe kamariza kamari Ndakumva. rwose kutitaho umuntu byo bibaho pe erega umuntu ashobora kuguhamagara utegereye telefone ntumwitabe sibyo byaba ikibazo ari uko birangiriye aho nanjye ntaguhamagaye ngo nkubwire ntiwambuze sibyo kandi akenshi uhita unyandikira ubutumwa ngo uraza kumvugisha nuhuguka none se ubunyandikiye utayifite ariko nyine bibaho ko waba uri ahantu cyangwa uri kumwe n'abantu ku buryo utakwitaba telefone da aho hantu rero n'abo bantu nibo ngeraho ikibazo si ikihe abantu kibazo? bakubuza kumvugisha ni bantu ki aho hantu ujya ukaba utemerewe kuvugira kuri telefone ni hehe kutarahambwira ariko rero kuba ntarakubwira aho hantu ndumva atari cyo wagenderaho uvuga ngo urashaka kunyanga kuko rwose pe ndagukunda pepe nawe urabizi kandi mpora mbikubwira kandi rero nawe mbona unkunda pe kuba dukundana ni byiza ariko nanone sinifuza ko ejo cyangwa ejo bundi nzabona invitasiyo y'ubukwe bwawe ntunguye ndaho nasamye ngo ufite za bafiyanse oya se kandi ibyo ntukabitekereze ese kamari karama basi nkora iki ngo unyizere mva ntabwo nzajya mbyuka ndirimba ku bana ngo ndare ndirimba ku bana mbikubwiye kenshi niba mfiteho gahunda ifatika reka tuve muri izi za iraviyo za buri munsi dushinga urugo tubana ariko rero banza abakobwa mudashishoza pe ese ubu urabona ubushobozi bwacu ari ubwo gukora ubukwe koko kubera iki se cyangwa se n'ubukwe tubureke da none se nitubana urambwira ko uzatundwa n'iriya misatsi n'inzara z'abakire twirirwamo ubundi se dutunzwe n'umuyaga iyo misatsi usuzugura si yo ugutunze izo nzara z'abakire uvuga zo zinunze none se ko n'ubundi buri wese yibeshejeho nidushyira hamwe tugasenyera umugozi umwe niho tuzasubira inyuma koko nitubyara umwana se ko atazavuka azi gusuka no guca inzara umushahara duhembwa uzavamo ikode ry'inzu koko turye tuvuze umwana tumwambike tumujyane ku ishuri ibyo bintu urumva bizashoboka none se tuziretse amaboko n'ibitekerezo kuki tugomba guhora dukorera abakire uzi kogosha ufite n'abakiriya bawe nzi gusuka no guca inzara kandi mfite abakiriya benshi kuki tutakwishyira hamwe tugakora agasaro kacu twigengaho igishoro se gishinga saro ubu ufite miliyoni zingahe zo gutangiza koko kamari wagiye saro zose zo muri uyu mujyi zirimo amamiliyoni nta niyo urabona iba saro ku manywa nijoro bagakubura igahinduka inzu yo kubamo aha nakosa uriye gusa muho hakubanza ugira ngo ndi umwuzukuru wa ngunda shajya wirira nubyibuha uzambara ibubu gusa urashaka kumbwira ko umureti ungana gutyo ukunaniye we uribuka ko nkigera hasi ntahumetse wabujijwe n'iki naje unyakiriza icyayi n'umugati mu kanya mba nirengeje umuneke ubuzanye umureti mu kanya urazana umuceri ubuze kuko njye kunyuzwa mu misoto ndi umukobwa we nkumi ngo nananiwe kwikura ku biryo imisoto nyine icyo kinyarwanda mbagiruka kera cyane ahubwo si ubu muri uyu mujyi imisoto wayikura nawe wayikura koko ibaze mitanywe n'ibiryo umbwira uwo mugani n'abasize imusozi nyibwira icyo wampamagariye ntahe burimo kwira naho ibiryo byo nzagaruka n'ejo mbirya iwawe ni mu kidakama sha rero muhoza bisa nk'aho ari wowe inshuti ngira igihe mbwiza ukuri nubwo akenshi nyine tudahuza ariko inama zawe ziranyura rimwe na rimwe byagenze bite se noneho sha umusaza wanjye atangiye kumvangavanga pe ngo abana bamubujije ko dusezerana ivangamutungo rusange uravuga sheri wawe mbuguje se ako wagiye ureka kunjomba ibikwasi muho gute se sheri wagutuma umusheri wazana mbuguje jya uvuga uti muzehe wawe mbuguje sibyo ushobora gusanga wenda hari nk'umuntu uhagaze hafi aho ngaho atazi ibyo ari byo akaba yakeka ko ari papa cyangwa sogokuru mba nshaka kukubahira umugabo da burya nta mugore wakwifuza ko basuzugura umugabo we nubwo yaba ameze ati shamuho narabikubwiye urabizi ko nta n'agatonyanga k'urukundo mfitiye mbuguje icyo nari mukurikiyeho n'ibiriya bifaranga bye nawe urabizi none ubu byanyobeye pe biriya bihungu bye byabyivangavanzemo ngo birashaka ko dusezerana ivangamutungo muhahano
nibyo bavuga ngo inyoni zijya imigambi abarinzi bajya indi. reka sha abasore baragutahuye ko nta rukundo ufitiye se, icyo wishakira ari imitungo yabo. none se muho Karame. ubu nemere koko nsezerana ivangamutungo muhahano? erega nubwo mbaza gutyo uruhande mpagazemo ntirurahinduka, ko ubwanjye ngize amahirwe byapfa rwose. ni koko ntujya uhinduka pe, ntubu uracyarwanya umushinga wanjye. ese kuba umbwira ngo ntushaka ko mbana n'umusaza uzanshakira umusore ufite amafaranga nk'ayambuguje? none se hari abareshya, hazaza udafite angana n'ayambuguje ariko azaba afite ari mu kigero cye, ku buryo azantunga akambonera buri kimwe nk'uko mbuguje yari kuzajya bimbonera. ese baragutungura imbwa cyangwa uri ihene? ko ufite amaboko n'amaguru n'umutwe utekereza kuki wowe utakwitunga? nkitunga se nkitungisha iki? ubu mfite akazi kama amafaranga. ni uko utagashaka. none se ntabwo twiganye? aho nkora se hari data cyangwa mama wakandangiye? sinagiye gukora ibizamini bakabona nshoboye bakakampa. muho uretse ko ntazi niba n'ibyo bizamini nabitsinda. ubu nimbitsinze amafaranga 200,000 baguhemba ubona yamarira iki koko muri uyu mujyi? ubu se ko nyahembwa ndasabiriza? sha nyine wowe ufite ukuntu uzi kuba mu buzima bwa gikene ukabona ntacyo bigutwaye. naho ngewe none iyi nzu yonyine mbamo ikodeshwa 200,000. ngaho rero shyiraho kurya, shyiraho kunywa, gusohoka, kwambara neza, kutavuga make-up, interinete, noneho umva guhamagara, transport, hari igihe moto byanga umuntu akaba yafata n'agataxi voiture. singiye kukubeshya byuze amafaranga nifashisha ku kwezi iyo abaye make 500,000 kandi udahembwa n'ijana. siyo kibazo se shamo. none ngegera umusaza ugasazira ubusa abana baramushutse ngo dusezerane ivangamutungo muhahano nayiremera. ariko njye ndumva ntacyo bitwaye kuko n'ubundi iyo nzu nziza uzaba uyibamo, ibyo biryo byiza ubirya, imodoka nziza uyigendemo, ndumva nabyo atari bibi cyane wabyemera. ubwo se ejo cyangwa ejo bundi nshatse kwigendera umva namukuraho iki? none se no kumutabirimo umuntu ateganya byinshi sha mukobwa. umusaza ugeze hariya se wageze ngo ntabageze igihe cy'ibirwara bya hato na hato, isaha n'isaha ntushobora kumva ngo kiramuhitanye. ubwo rero urashaka ko wapfa ugasigarana imitungo ye? shamo ibyo byihoreye nakubwiye umuntu ateganya byinshi. uriya muryango wose ugeze ngo kuwurambamo biroroshye. ibaze kujya mu rugo rurimo abahungu 2 bakuru nta n'umwe ukwemera, yewe n'abagore babo batakwemera bakuvuma gusa. wamuretse se? ubwo uzurumva nzahatinzwa n'iki? burya niyo mibare wari ufite? niyo ngiyo. wapangaga se ko numara kumukuraho amafaranga uzahita ugaruka ukibanira na sheri wawe Peter, cyangwa wari kuzashaka undi ufite amafaranga aruta ya Peter mugahuza nayo wari kuzaba ukwiye kwambuguje? iyubahe papa, iyubahe rwose. nta soni koko umuntu w'umugabo ugatenyuka ukabaraza isahani gutya. niba udashaka kurya wabiretse, ababishaka ntibahari bakabiha. ngewe niyubahe se cyangwa ni mwebwe mukwiye kumenya ko ndi so hanyuma mukanyubaha? none papa, niba tuvuye mu kazi tukaza hano tugakoresha icyo kurya kuko tuzi ko twese ntawariye, yego, aho kurya ukabibaraza kuriya, ubwo ari twe nawe ninde utiyubashye? niba mbibaraje ndamaze bashaka. hari ibyo mennye se? ni mubirya mwebwe mubishaka. muraza kuntegera ku nda, njye murantegera ku nda, njyewe ndutegwa ibiryo njyewe. ntawaguteze ibiryo papa, twe twakoresheje ibyo kurya nk'uko bisanzwe, kandi si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu iyo tuvuye ku kazi tugaca ahangaha tugasangira. wowe rero niba hari ibindi bibazo wifitiye wari kubivuga ariko utadusuzuguye gutya. aka kanya ntabwo noneho njye nkeneye ibyo kurya rura, urumva? aka kanya njye nkeneye amahoro n'umutekano n'umudendezo mu buzima bwanjye. ariko akanakomera nk'ukagira imana. ninde wakubujije umudendezo ubuzima bwawe koko papa? indi za politike se muba mumbereyemo wowe na mukuru wawe sinzizi, ntabwo nzizira. politike ubu ntabwo mwantanyije n'umukunzi kubera inda zanyu nini. inda zacu reka mbabwire rero bashaho, ibi mukora muba muzi ko murwanira ishyaka nyoko witahiye, ariko ndababwiza ukuri kwa warabagaye. atewe agahinda gakomeye n'ibisambo mwabaye byo, kuko ntabwo yigeze amenya ko yabyaye abahungu b'ibisahiranda. oya widutukase, urashaka kutwendeza se ngo nawe tugusubize? oya kuvuga ko muri ibisambo
si ukubatuka n'ubundi muri byo pe by'ingufu ndetse by'ibijura by'inda nini birya ntibihage rwose. papa mva reka tukubwire turakubaha nawe ujye utwubaha wibuke ko nubwo turi abana bawe ariko turi n'ababyeyi b'abandi bana urabyumva ubwo uratwita ibisambo watuburanye iki koko mu byo dufite papa ku buryo uvuga ngo turatera mama agahinda aho yibereye mu ijoro kwa jambo none mutabaye ibisambo by'ibisahiranda mwakanze ko nsezerana n'umugore wanjye uko tubishaka kuki mwanga ko dusezerana ivangamutungo rusange si uko mufite ubwoba ngo abana tuzabyarana bazaza babasaba imitungo koko reka mbabaze ubu mukwiye guhangayikishwa no kuzanderera ntarigeze niganda kubarera abasha niwo mwanzuro. reka rero nkubwire papa uri umubyeyi wacu turakubaha ariko nk'uko karangwa amaze kubikubwira natwe turi abagabo ni ngombwa rero ko twubahana. ngaho twubahane noneho. ubu buryo watekereje bwo kuza udukanga rero udutuka ntacyo bwamara pe. niba ushaka ko twumvikana tuza tuganire nk'abana n'umubyeyi niba wumva kudukanga no kudutuka hari icyo byagufasha ni ukuri uribeshye pe. uribeshya rwose. hanyuma se igihe ntatuje n'iryari si mwebwe mwambereye ibamba ariko twakubereye njyewe w'umugore nemeye kumubwira ibyo mwantegetse ariko nawe ntabishaka. wumve ko no kuva namubwira nti abana barifuza ko tutasezerana ivangamutungo rusange kuva icyo gihe twarashwanye kugeza na n'uyu munsi. icyo rero nicyo kikwereka ko icyo akurikiye ari imitungo. none se niba azanywe no kubaka kuki ahangayikishijwe n'amasezerano muzagirana mu mategeko? icyo kintu n'urumuri cyane. ahubwo se ko twe twamaze kubiganiraho twanabyemeranyijweho ku ivangamutungo muhahana ari ryo ryiza kubera impamvu twakweretse kandi nawe rwose ukabona arizo. kuki wagiye kumubwira ngo abana bagutegetse? kuki utamubwiye uti narebye nsanga ibyiza ari ibi ngibi? yego mwabana mwe ntako ntagize ni impamvu naragoragoje ariko byaranze. ndababwiza ukuri pe kugeza n'uyu munsi ntidushobora kuvugana iminota irenze 2. urumva ndamuhamagara akamfata namara kumubaza amakuru agahita ambaza ngo ni iki wambwiraga. urumva namubwira nti nagusuhuzaga akaba arankubye aragiye. urumva ahantu mwanshyize kumva igikobwa cyakubitsemo ubwo wamuze mpise mbyumva rwose. reka kukikururaho ukihorere ejo bundi amafaranga nagishirana kizakwihamagarira. ariko karangwa ibintu birakomeye. bikomera gutari none se ubwo nimutanyumva ngo mundohorere urumva n'ubukwe butazapfa koko? nimushaka busapfa. none se umuntu mbaza nti se nta mafaranga ukeneye ngo nguhaye yo kwifashisha akambwira ngo jyana ngo yareke urumva avuga n'abari no ku mafaranga. abagabo mwakize murasetsa pe. kandi kuba atakurira amafaranga nabyo bikaguhangayikisha. nawe unyumvire nanjye ngo atakurira amafaranga da ahubwo ataturira amafaranga. bishimangira rwose gutyo. ubundi ayo wirirwa umuha si twe tuba twayaruhiye. ariko rora kubera icyo ufite umururumba w'amafaranga. ari umururumba mwumve rwose w'umukuru wawe. ko maze kubabona tubona gute? kuri ko imana nintabagendera kure rwose muzampamba nkiri muzima. iki buryo nahari muricara mukemeza ko mukora mwenyine njyewe ntacyo nyimaze muri sosiyete ngo nta mafaranga ngo muba mwavunikiye. oya papa ibyo ntawe abivuze ndetse nta n'uwabitekereza. duha agaciro imbaraga ubwitange n'ibitekerezo we na mama mwakoresheje kugira ngo sosiyete yacu imeze uko imeze uyu munsi. yego rero niba ari ibyo ngibyo urumva abana bubaha se wababyaye ngaho nimudohore mureke nsezerane n'uriya mukobwa amasezerano ashaka ariyo yo kuvanga umutungo rusange. sembizi. telefone se mayi ndabona ari yesi alo. ese wabaye iki sheri niko nguhamagaye inshuro nyinshi utanyitaba. reka nza kukuvugisha mu kanya hari umuntu turi kumwe. uwo muntu usa nawe kubujije kunyitaba. ni umuntu nagiye kogoshera abana mu rugo kandi arashaka ko rwose mbarangize vuba akajya kubatembereza mu byicungo by'abana. saba noneho akazi keza ariko ninguha
nguhamagara uri mu kazi igihe nyataba umbwira uti ndi mu kazi kuko kunyura bituma mpangayika. niko bimeze rwose ntabwo nzongera kukwihorera. ngaho bayi ubwo nawe mu kanya uvuye kogosha abo bana. I love you. I love you too shushu. Sawa. iki uyu munsi kirafashe shu. sinzi icyo ejo nzabeshya. shu niyo nyirabutisiga yawe genda Diane. isuku urakajwe n'iki sheri? Peter narakubwiye ngo usinde sheri wawe naho ibindi akaza byo wimbaza kuko byose ni wowe ubiteye. oya sha wirakarabe. Tabizi kutajya wishima iyo mvugana na Kamariza ariko nawe ubonye inshuro zose namwihoreye arakomeza aratitiriza. Uko umuntu yaguhamagara gatanu ureba telefone ntumwitabe. Jewe rero ndumva ukwiriye kumeza kamwe. Ugomba guhitamo ugakunda jewe cyangwa ugakunda Kamariza. Ntabwo ndi umukobwa uciriritse wo kugutera ikimwaro ku buryo urinda kongera umugore waje kogoshira abana. Tuvugisha ukuri sheri nawe umbwire. Ubu yampamagara nkubwira ngo nagiye gusura Diane koko. Mbwiza ukuri nawe nk'umuntu mukuru umbwira icyo yakumvamo. Ngewe ko njya nguhamagara ukambwira ngo muri kumwe sinihangana ngashiramo ngategereza igihe uri bubonekere. None wowe ntushobora kumubwira ko waje kundeba. Ariko biratandukanye sheri. Bitandukaniye he? Kamariza ni sheri wanjye bizwi. Sibyo? Wowe uri sheri wambuguje n'ibyo dukora byose tubikora twihishahisha. Ntukambwire ngo ni sheri wawe ikise. Nanjye ndi sheri wawe di. Ikindi kandi ujye wibuka kumenyanye na Kamariza ejo bundi muhure muri saro. Ugomba kuma agaciro kanje nk'umuntu tumaranye imyaka igera muri 5 dukundana. Akuse tuzi ugabanye gufuha mu bintu by'amafuti. Hanyuma se koko ejo bundi kuba wigendeye nzasigara hehe? Ntawe umbwiza ukuri. Nzasigarira aho nta n'umusheri mfite koko. Ubuze ninkenera gushinga urugo nzaza turushingane kwambuguje. Ibyo byose se ntitwabiganireho hari na kimwe naguhishe. Ko nawe rero umbwira ko hari na kimwe naguhishe. Sinakubwiye uko tuzabigenza nimara gushyikira ibifaranga bye. Ko kiri kubirenga ugakunda kari agakobwa kurusha uko nkunda. Mbwira niba Kamariza ari mwiza kundusha ibyanjye nawe birangiye. Akuye inkanga dia. Ukanga se ngo kanga iki? Kuki ushaka kunkanga koko? Nawe dutangira twumvikanye kuzagenda ukabana na kiriya gisaza umwaka umwe. Ugahita wakagatanya ukaza tukibanira. Ejo bundi urangije urambwira ngo bishobora kudakunda mukaba mwatindana. None se nge nkora iki mu gihe utangiye gukunda umusaza kundusha? Waretse kumbeshyira sheri. Ngewe nakunda kiriya gisaza ngici iki? Ugice amafaranga gifite ngewe ntafite. Nyine nta mafaranga. Nazo nta rukundo mugirira. Yehoresha. O ntazi se nzi nyina. Sawa. Ubwo se wirengagije ubushize asanga hangaho ukamisha munsi y'igitanda. Mwarangiza mukajya mu byanyu hejuru yanjye sha. Cyangwa ugira ngo narabyibagiwe. Ariko ubwo kiranga uko mbigenze ne Peter. Sawa. Urumva byaranshimishije rero. Nari kubimwangira se cyangwa nari kureka akagusanga hano zinifuhe rye. Hejuru yanjye. Urabona nari kubigenza ne kiriya gihe nawe. Nakubwiye ntibyihorere. Ningeze ibyo mwaganiriye n'amasezerano yose mwahanye. Akusha icyanyishe shawe. Atawe. Nutugambo twiza wamubwiraga mwatangiye gahunda sha. Nanjye ntunamye munsi yanyu sha nk'imbebe iri mu muheno. Sorry shashiri, sorry narakubabaje. Nanjye ntabwo ari njye pe. Nukuri sorry. I'm sorry. Sorry sirakura huko niba mbugujaje mbagomba kumukora ibintu byose bishoboka kugira ngo ndusheho kumusaza. Erega buriya ntashyizemo imbaraga biriya bihungu bye byamunyangisha akanyanga. Abahungu be wibagira urwitwazo. Ahubwo mbwira uti ntukigereranye n'abanyamasheke uri umushonje. Ariko ubundi ndwanira umukobwa n'umukire gute? Ibyo se bije bite? Ubundi umusore w'umukene hari urundi rukundo abategereje uretse urwanyina. Peter ntukomeze kuntera umujinya. Umujinya wicyo ariko ngiye ntawe mfite. Nagusobanuriye niba udashaka kunyumva ukomeze ufoye. Sibyo? Ubundi koko kuri ninjiji niyo naba mukunda bigutwaye. Ngo ndinjiji ngewe. Icyangombwa se amafaranga mpa nkishyura inzu yanjye nkishyura n'iyawe. Hakusha ugiye kunyurira se kumpa amafaranga y'ubukode bw'inzu. Peter please babarira unyumve. Sibyo? Sinagucyura kuko ndagukunda. Ako ndagira ngo wiyuke icyo mbuguje tumariye ureke kumufuhira rero please. None se kumbuza gufuhira mbuguje kandi wowe ugafuhira Kamariza. Erega karaga kogura gakunda cyane bikambabaza. Kibuze ujye ugakunda ariko mwibanga ntubinyereke. Erega shushu aho ubera umugome rero ifoto mwifotoje umuteruye niyo washyize muri telefone inyuma. Si ugira ngo werekane iki. Dore telefone yawe irasonnye. Kirasoma ubutumwa bwawe ndabona mbuguje kwandikiye.
sheri ngwino nkingurire naje kukureba pita karabaye jya munsi y'igitanda umusaza ruraje jya munsi y'igitanda ariko oya nako munsi y'igitanda ashobora gukubona ntawamenye nako umva pita jya muri iriya dushe wikingiranemo jya muri wese wikingiranemo yewe ariko nawe uri umusazi jya muri wese ubwo akeneye kujyamo akansanga murumva bitarushaho kuba bibi ahubwo reka nsohoke nirukanka ataraza pita oya no ndakubujije mbuguje ntabashaka ko hari umusore uza hano umva ngwino ndebaho ngushyira mu dahura kubonye sinamukira ntabwo urasura vuba pita ngwino reka kuzarira mu kanya atongera kumumagara akambaza aho naheze sinabona ibisobanuro vuba mbwira ese ubu nzakora iki kugira ngo nyizere sheri uzareke ibyo ubamo n'izo nsoresore zawe ariko uretse gufuha bidafite ishingiro hano habonye umusore kangahe reka tubireke ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa aho amuhishe ese ubwo kumpamagaye wageze ku marembo uwo muntu mudahuye yabanyuziye nyamara sheri gufuha cyane ugakabya si byiza ndabizi iyo utangiye kunshinja gufuha uba ushaka uburyo wivumbura reka mwihorere twiganirire ibyacu oke sawa sinkwakira se sheri ntuzi ko ryacu upanguriye ricyuzuye oya byihorere sinshaka guhura n'abapolisi batamuhishamo nabonye ubu ngubu byarakaza cyane ubu baragufata utwaye wasinze n'amapingu akaza amerega abantu batwara rero no kujya munywera mu rugo ubwo nta kundi niwo mwanzuro rwose Diane rero umukobwa mwiza w'ikimero n'uburanga bihogoza imbaga ndakumva sheri nagushimira cyane ko nyuma y'igihe kinini nyine udashaka ko duhura noneho uyu munsi wemeye tukaganira ndetse ukanama karibu n'ahani wanjye ariko kuba nkwakire ntibivuze ko nemeye ibyo wansabye ndacyari muto sindiheba ku buryo njya kubana n'umugabo utankunda Diane sheri ndagukunda n'impamo y'Imana ndagukunda ndakabura abana banjye bombaba ni ukuri nushaka umbwire narahire no kuri nyakwigendera madamu wanjye ndagukunda pe ndagukunda n'impamo mbuguje nubwo nakubwiye ko ndi muto ariko sindi muto ushukishwa n'utugambo turyohereye ntabwo wakunda umuntu ngo ugerekeho kutamwizera iyo uba unkunda koko ntabwo uba waranambye ku gitekerezo cyo gusezerana ivangamutungo muhahano ariko narabigusobanuriye cyane ko atari njyewe dore niba ari abahungu banjye rwose babyanze none se reka nkubaze ndakumva niba udashobora gufata umwanzuro w'ubuzima bwawe ubundi ubwo nitubana ntibizakomeza gutya imyanzuro y'urugo rwacu ikagifatwa n'abahungu bawe oya ibyo ntabwo byashoboka erega niba nari nabananiye icyo bashoboje barambwiye ngo nimbyanga barakura imigabane yabo muri sosiyete yacu kandi pe kuri ubu ngubu basigaye bandusha imigabane uko ari babiri ntibye rero nsanga nta kintu naba nsigaranyemo ariko ibihungu byawe ntibigome koko ubwo ni nkaho byari bivuze ngo nidusezerana ivangamutungo rusange barahita bihombya sosiyete ahubwo byari ukuyinyirukanamo kuko ubu nibo bafite amafaranga menshi nibo basigaye biruka mu bikorwa bya sosiyete cyane bivuze ngo rero bari gukuramo ayabo bagahita bajya ku ruhande bakikorana ngiye nkaba nsigaye ubwo se ibyo nibyo wakwishimira koko sheri banyagukubitwa n'agaca baduteza umutego wo kagwa mu kanyarusi ariko byihorere nanjye nzi icyo nzabahimisha n'ubundi uri sheri wanjye uru rukundo rwanjye uri byose byanjye sibyo wowe barekeye uze twibanire nabo bakomeze batuvunikire uko imigabane yanjye ibonetse njye nawe tuyiryohemo uko bampaye inyungu zanjye tujye kuzishimishamo hari ikindi none se ubwo ninemera tugasezerana ivangamutungo muhahano ubwo kuko n'iki nzaba mfite kingaragariza ko nanjye ndi mukambuguje kibuze se uzanyandikaho inzu imwe muri ziriya zawe oya inzu biragoye kuyikwandikaho kandi nyanditseho ngewe na nyakwigendera mama w'abana ariko humura nzakubakira iyawe mpite nyikwandikaho igihe utarayubaka se ariko uzaba unguriye imodoka jipe nziza cyane wowe uzajya uyitwara muri uyu mujyi wose aho unyuze hose bavuge bati dore mukambuguje aciye ahangaha sheri urumva hari ikintu bitwaye koko ntakundi reka mfe kubyemera ariko shu karame rwose niba wumva uzakomeza gutekererezwa n'abahungu bawe umbwire sinirirwe nishora mu ruzi ndwita ikiziba ufite gahunda
gahunda yo kujya mu mujyi se kuko asuye umuhanda. ntiwahoze uvuga ko ushaka kujya kugura telefone ra ubwo ejo nzajya muri iriya nama y'abikorera reka nzayigura iriya wabona ariho zihendutse. iriya nama se uzayijyamo cyane. ntiwabonye se ko batumiye abahagarariye amasosiyete akora ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli yose. ubu nyibutse mu kanya rero mbuze dafu adakomeza imyiteguro kuko rwose naramubwiye ngo yitegure niba uzayijyamo. none se ntabwo uzajya mu bukwe bwa papa? ubwo se ntihagiremo iminsi nzaba naragarutse. umurenge se ejo bundi kuwa kane? umurenge se buriya ni ngombwa cyane. utaba ngombwa nzaza mu bukwe busanzwe bwo mu rusengero nabonye aribwo yateguye rwose yivuye inyuma. nuko uriya musaza atumva iyo haza kungisha inama nari kumubwira agakora umurenge usobanutse ubundi byo gusaba no gusezerana mu rusengero yashaka akabyihorera rwose. unarihingukije yaguhitana. noneho yaranambwiye ngo bazifotoreza ahantu ngo hore n'amafarasi ngo bajye ku mafarasi. nawe yagende hose ra uriya mukobwa umubona utera ko njye ngira ubwoba rwose ko yaba yaramaze kuturogera umusaza. amafarasi rwose ngo agomba kujya kuyicaraho banza bazicara naho bajya no mu myicungo nk'ibyo by'abana bato ahubwo. akaga karokora indushyi koko ariko ndebera muzehe mbuguje arimo arwana ifarashi na Karangwa Junior wanjye. Karangwa Junior azabona sekuru ku ifarasi ati vaho nanjye njyaho sogoko. ko bizagenda papa nawe ati Junior kugiyeho umwanya munini waveho nanjye nkirira umunyenga. ukuri kwibanda upfuye yarihuse. ubivuze neza rwose uwapfuye wa mugani wawe yagiye kare hatabonye w'ikizungereza gisaza umusaza. ariko mu by'ukuri muzehe gusezerana mu murenge byari bihagije kuri we rwose. ngewe mfite amatsiko yo kureba uko invitasiyo zabo izaba yanditseho. none se ubwo bizaba yanditseho kuko ubu ndibaza niba nabo bazandikaho ngo imiryango ya Nkubana na Kanaka yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo harimo Diane na Mbuguje. none umuyeho neza ngo umwana wabo Mbuguje umukambwe zo gukuru. reba rero uwo mwana w'uruhara rugera mu irugo. uruhara rwo wenda twavuga ko ari uruhara rwo mu muryango rwazindutse da. ibaze uwo mwana w'imvi zabaye uruyenzi. reka kubwira reka nkubwire ni abana babo kabisa. bizarute biyandikire bati umuryango wa Mbuguje wishimiye kubatumira mu bukwe bwa Mbuguje na Diane buzaba tariki iyi. ibyo bizaba bihagije. hanyuma se mu gusaba nibajya gutanga amashimwe y'ababyeyi inkoni n'ingofero ya papa azaryambika nde. ariko rero kuri kwibana imbavu zitangiye kurya wikomeza kunsetsa rwose ndananiwe neza niko uko se ubuze kuko ingofero ya papa izambikwa. nyamara uraseka mu bikomeye. ibintu by'uyu mukobwa azakorera papa rwose tuzabifatisha amaboko abiri. banza urebe ukuntu ubukwe bwabo bugiye kuba urwenya gusa. ariko reka nkubwire rura n'ubundi imfura na se barangana. iyo ngofero baha ababyeyi uzagenda uyiyambarira. none se ko imfura na se bangana wumva imfura ingana na sekuru ngo noneho nzahagarare mu mwanya wa sogokuru Nkubana. ariko urabizi reka tuzabwire umuhuza w'amagambo ko impano z'ababyeyi zizatangwa mu ruhande rwa Diane gusa. nagera ku muryango wa papa impano z'ababyeyi zisimbuke ndabona aricyo gisubizo. hahandi buzaba ari urwenya. ubuze ko tuvuga ibyo tudatekereza kuzamubera pare. ariko rero rura ndakubonye ufite gahunda yo kumvunagurira imbavu. ndarengana. icyapa aricyo ndagikemuye
nzamuba rwose. ibyo byo birenze urwenya n'amahano uzaba pare waso. washaka ntiyarekera ahora. nyamara utangiye kubimenya. niga kubarigana nkafata. ntacyo rekera mu kanya Clementine naza ndamubwira nogereza nawe usukureze. cyakora uyu munsi mabuja arica umuntu pe. reba nka Jackson ejo n'uyu munsi ntiyaje mu kazi. nibyo Tom yahageze yogosha abantu babiri ahita yigendera. none n'abasuka mwigendeye hasigaye wowe gusa. Tom ariko ngo yasabye uruhushya ngo yabwiye mabuja ko arwagiye kwivuza. aha hanyuma se Clementine avuga ko agiye kureba umuntu byarangiye arebye koperative y'abantu ra. iyo telefone ni yanjye isona mbi. umukiriya wa Dede araguhamagara. mwumva ntuyitabe mwihorere. ubwashaka ko njya kumusuka. kumusuka igihe gise ko buri kwira. none se ku matara naho burira. ku buryo izi saha 12 z'umugoroba ugiye gusuka umuntu se. none se urumva nkubeshya ntampamagaye wirebera sheri. mubwire ko uzaza ejo habona. oya ariko nawe reba burije abantu bose bigendeye badusize aha twenyine. ese nawe uragera nisigarana hangiye nyine. mukanya se Clementine ntarabaje. reka muguhamagarire mubwira nakumukiriza umusatsi neza rwose. ariko se wamureze tukagumana sheri ko n'ubundi bigaragara ko umukiriya utamukorera. ndabuzwa n'iki se kumukorera. uzi kuvuga ijoro ukagira ngo turi mu cyaro kitagira amatara we. sheri ubizi ko utasuka derede munsi y'amasaha 5 urambwira ko ugiye kurara usuka umukiriya kugeza saa 6 z'ijoro. ntabwo ari ukuzisuka bushyashya ni ukuziretusha yewe. dore arongera ahamagara umva sheri uramuke rwose nahejo winteranya n'abakiriya pe. urabizi uriya n'umukiriya wanjye ntubona ko yongeye kumuhamagara mperezaho. ariko se wamwitabye ukamubwira akazahasesha. ntawe tushe kwitatinda ntigiye gutuma urara wicaye. kandi afite gahunda yo kuzijyana mu birori ejo koko. sheri kuki ushaka kunteranya n'umukiriya koko. nukuri sinzi ukuntu numva mpangagishwe n'uyu mukiriya. nukuri nkundiye ndumva wamureka pe. none se sheri karama bugendekeye gute ko wajya kumbwira ko ifaranga ari ifaranga niyo ryaba igiceri cy'ijana ntagomba gukina naryo. nukuri sheri nkajya kumukorera rwose urabizi ko nanjye ntajya nkina naryo. ariko ndumva amafaranga y'uwo mukiriya utayakorera. sinzi ukuntu numva ashaka ko tugumana kuruta uko wajya gukora ayo mafaranga. nta marangamutima yakuganje sheri. urumva icyiza twakwigumanira tugakomeza kurebana akana ko mu jisho. ntusige pe. ariko sheri karama nyamara ntubona ko dukeneye amafaranga cyane kugira ngo imishinga yacu ikomeze kugenda neza nk'uko tuyitegura. urambuza gukora dore arongera ahamagara umva noneho aranyica umva mpereza iyo telefone mpereza sheri rwose bayi wikomeza kuntinza ntasanga yivumbuye cyangwa ikiraka kakihera abandi kandi urabizi naba nakaje amafaranga menshi. ngize imana yagitanga rwose kuko ndumva ntashaka kugenda sheri. waretse sheri sindi buryame tutavuganye isaha yose uvira y'umuhamagare. nta kibazo. nukusha mpfundurira meza ryoherwa. karajya kunyota ko kanyagwa. reka nongera nsoma ahubwo. ariko sheri reka mubwire rekera ukwiyahuza ibyo bifuza ntuzanire karikeri ko nabonye nako ugakunda cyane. ngaho se shaka azane dore niko gashobora iriya misatsi iriwe nisukamo. gira vuba rwose. nyaruka karebe. nturebe nubwo nirengagije wambabaje pe. ariko se gute. inshuro zingahe zose naguhamagaye utanyitaba kandi wari uzi ko twasezeranye ko niva mu murenge uza kujya bakubwira uko byagenze. banza umpereza ko karikeri. oya buretse gato sheri wambabaje rwose. oya shadiya ntakubeshye rwose nari kumwe na Kamariza muri salo pe. rero urumva nyine narebye ukuntu ngiye kukwitaba nyumva nsanga ni ikibazo pe. mpitamo kukwihorera ahubwo nshaka moto vuba mpitanze. Peter nkuko ntajya nkubwira ibya kiriya gisaza turi kumwe nawe ntukazane ibya Kamariza mu biganiro byacu. gusa ibyo nabyo ugiye kubifuhira diya cyakubizi ko dukorana nari kubigenza gute kuko ngo tube tutari kumwe. ngewe singufuhira Peter rwose mukomezanye gahunda zanyu nababwira iki nkuko mwazitangiye mwidagadure ariko ndagusabye please ndagusabye
nongere mbisubiremo purize niba turi kumwe jya ureka nanjye nkwizire uko mbishaka utagiye kumvangiramo amazina y'abandi bakobwa. ndabona uyu mugoroba ushaka kuwubishya kandi nari nzi ko nje ngo tunezeranwe pe. niyo nzoga nushaka kwisubizaho ndumva ntayo ngishaka pe. wikivumbura akira ahubwo ngo usukire. akira reka ngo usukire. nushaka kwireke akira ndumva ntakisha akangaka akira kandi ishimureke kubabara kuko rwose nkubwiye amarangamutima yanjye. nyine ikibazo nawe ubizanye hatari ngombwa pe. kandi rwose ubu numvaga nje ukambwira uko umurenge byari byifashe ukanyereka amafoto none se bangije ubuzanye ibyo bindi ntashaka nuko tunagarukaho. reka ibyo tubireke twinywera inzoga ahubwo ngaho akira ahubwo twinywera inzoga ku buzima bwacu. shapita ni ukuri ndagukunda pe kambanze ngasome cyane reka ko yamaze kunywa cya rufuro ndumva kagezemo. naho ubundi se sheri kuba unkunda ndabizi kandi nanjye ndagukunda reka. gusa pita ntabwo naguhisha umutima wanjye urababaye. gusa ntukababare mukunzi n'ukuri. mu kanya igisaza kiranzanye tugeze mu nzira kirambwira ngo nuko rero wamaze kuba umugore wanjye ngo umunsi nongeye kugufatana n'undi ngo ntabwo bizoroha ngo by'umwihariko ninongera kubona na kariya gahungu kirabura k'iryinyo ricimbutse ngo no mu rukiko nzahakugeza. ngo iki ngo k'iryinyo ricimbutse nyumvira nawe. ubwo se si ngewe ufite iryinyo ricimbutse hari uwundi? hari undi se umushenzi yamenya ate koko? ubanza ari cya gihe duhura nkamubeshya ngo uri umutekinisiye uvuye kunkorera amatara. sha bishoboke ko yahise agukeka. yewe niba ari ibyo nzajya mugendera kure pe. ukuntu afu ubanza duhuriye no mu nzira yangonga ndakurahiye. uretse gato maze numve niba iyo modoka atari ahubwo. uretse none se gusa abaye ari ugarutse ntiyaba yaguhamagaye ngo ujye gushyingura igipangu? ahubwo ndumva bayikingura ibanza ari y'abashyitsi bo hasi. hasi niba bagira imodoka nangize ngo nicyo kigarutse n'agahinda kimaze kuntira cyo gaterwa amacumu. yicecekera ntukababare sheri. ngaho ngwino gera hino sha mwiterurire maze utuze umutima utekane muri wowe rwose. ngaho yicarire hano. ariko uranandaza sibyo? kuraza se ko nashaka kuza gutaha se shu. sheri ya karitsiye yacu basigaye biba cyane. ushobora kurara mu gasozi bugacya usanga bakwimuye. nawe ugiye kumfatanya na kiriya gisaza ngo nimbuguje sheri wakihanganya ukandaza irya none nkagushira urukumbuzi ko n'ubundi ntazi niba hari ikindi gihe nzongera kukwisanzuraho gutya. ambo murahiwe basha ngo murarara mukora ibiki? hanyuma se ririya tara wabonye nta kibazo sheri? ririya riraka rwose riraka nta kibazo bimeze neza. nababajije ngo murarara mukora ibiki? sheri uvuye kugarutse wibagiwe iki sheri? igirayo uretse gato mva imbere wa mukobwa mva imbere. ariko sheri ntunyegere ndakubwiye ngo ntunyegere. niko sha wagasoreho wazanywe n'iki? hase ko ari kwa Diane urambaza ngo nahazanywe n'iki nkandi? ni wa umutekinisiye sheri udukorera amatara. nakubwiye ngo uceceke wowe so ndi kuvugana nawe. hanyuma Diane n'umugore wawe ku buryo nyine waza mu rugo iwe ukitereka amayoga naguza mpenze nawe ibyo ntacyo bivuze. ukamuterura ukamukikira ukamukorakora uboshye wamukoye. niba nanamukikiye biramaze hari uwo nakikiye ku ngufu se? ubundi maze n'igihe ngukeka ariko narabuze ibimenyetso bifatika. ntundebe utya ngo ndi umusaza ngiye kugukubita ngukubite nguce ngeso yo gutereta abagore b'abandi ngo usigire uburwayi bwo kureba abagore b'abandi ugatetera. hasone sheri ariko umva waretse akari nkubita ariko
umva iryo cupa ufashe wibeshye uri nkuru uramutse urimushije njye ntabwo naguhusha pita washatse ukiruka kubona yarakaye cyane yakwica pita ariko iryo cupa akagabo zana kagiye zaza umva ndakukubita nyenga urakura inyuma yuko mbigenza sheri ariko gukingurira ujya hehe urajya hehe umva hamwe nawe ujya wa mugabo wabatu ureba umwana w'umugabo ca mbuguje uramwishe. ese papa niwe wahondagura urugi rw'igipangu gutya? umva kara kinga vuba uze tujye mu nzu nako urahita ureba ahantu misha mu cyumba cya kure ku buryo nyine nta muntu wangeraho. kinga sha uze tugende tuva aha ngaha hatagira uwadusanga ndaba nkubwira ibimbayeho ndaba mbikubwira. ariko se ntukagira imana hatagira ugusanga hase hari uwo wibye se papa niba uhuye n'ibisambo se ko mbona amashati yagucikagurikiyeho nk'uvuye mu gice cy'abagizi ba nabi. sha karangwa we ubanze nkozibara pe kumbwira bigenze bite se papa ko urimo gukubaza ntacyo noneho reka mfunge urumva se karangwa mwana wanjye urabizi mbuguje sintumwicanye pe kuva na kera nabaye umucuruzi nahanganye n'abantu bose mu byo gushora imari ariko ntabwo ndagambirira kwica umuntu n'izina ry'Imana. ibyo ngibyo hari ubigushinja? yewe we byashoboka ko bari kubinshinja cyangwa se nako simbizi niba birangiye burundu cyangwa niba musize ari intere mbese nanjye simbimenye neza we ariko ashobora kuba apfuye gusa arahumeka ubanza apfuye. ndagusabye rwose tuzi umbwire ndumva ibyo bintu biteye ubwoba bigenze bite uvuye he nimba uvuga ko ashobora kuba apfuye? shaka arangwa mwana wanjye sindi umwicanyi rwose nawe urabizi bisubiramo byo ngenda bizi rwose akazakora k'umuntu rero ntabwo kaba kure dore tuvuye ku murenge noneho ngeze mu rugo nsanga nibagiwe Diana atana telefone yanjye nuko bigenda nsubiyeyo rero ngo nyirebe nsanga arimo arasambana n'agahungu ubwo sinzi rero ukuntu uburakari bumfasha tuba turafatanya ariko banze mwishe ndamwisha ariko ntabwo ari ubanze byanze bikunze ashobora kuba apfuye arapfuye ariko arapfuye ntabyitegereje neza yapfuye nta kuntu yaba adapfuye pe. none se Diane niwe upfuye cyangwa n'uwo muhungu basambanaga? n'uwo muhungu basambanaga yewe sinakubwiraga ko turwanya nyine noneho mise muhura kuri etaje ntabishaka abanza agahanga hasi noneho mbona ibintu by'umweru ubanza ari ubwonko binyanyagiye ku makara harya uriya ubwonko babuyora bakabusubiza mu gahanga arapfuye. niko papa wishe umuntu? yewe kuva nakumenya ko ntigeze nkubona wica urukwavu ntarwo pe ubu koko wishe umuntu ufite arapfuye papa hamwe wumva ibyo njye na mukuru wanjye twakubwiye kuva ku munsi wa mbere tutereka Diane ukanga ugatsimbarara rambura amaboko yombi rero wakira icyo wamushakagaho ngo icyo arakiguhaye. ariko se karangwa mwana wanjye ibyo wabiretse koko none se urashaka kuba nka mukuru wawe Rurangwa uhora unyurira n'ibyarangiye gusa urabinyibutsa ngo bigende bite ko byabaye kandi tutabisubiza inyuma. umva ahubwo reka nkubwire kinga tugende tuve kuri uru rupangu twinjire mu nzu ushake ahumesha reka ngusabe n'ikindi kintu mwana wanjye reka ngumvaze urabona ndashaje urabona ndashaje pe umishe urwaneho dore ngiye muri gereza nahita mpfa. kuguhisha gute kandi wishe umuntu koko papa? ninde? n'umugenzi uko mudakingura se nta bashyitsi mushaka? yewe ubu bwije nta bashyitsi dushaka rwose genda uzagaruke ejo habona. ngo ngende? genda rwose. ngenda ngehese umva karakingura ubwire papa waze kuryozwa ibyo asize akoze ntabwo njya gufungirwa icyaha ntakoze. none se papa ba hano nako umugabo wawe ntabwo uzahaba wagiye kuba ariho umushakira. ariko ibyo wigira ni ibiki ko mbizi ko ari hano
rero ukayibwira ko niyo baba harengeye nashaka ajya no mu buvumo ariko uriya mwana w'abandi yishe ntihangara amuryozwa ariko ntawe uri hano ntawe uri hano rwose wabaye uretse guhonda igipangu cy'abandi wiriwe ariko wiriwe nawe nakubaza gatoya nimwumviho nawe tuvugana se tuvugana iki tuziranye kingura ariko kingura kara ariko se ndega ntawe uri hano ntawe uhari rwose nibyo ntabwo tuziranye ariko twebwe turakuzi umuranzi niba tutibeshye se ntabwo witwa Diane munzi ye sinjye ko ntabazi njye na mugenzi wanjye uyu turi abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha dore n'amakarita y'akazi ribu mwambure mwababyeyi mwe katari njye bamwishishwe nambuguje ndabinginze n'ukuri kw'Imana nimumbabarire niyo mwabaza abantu bose duturanye muri apartment nabagamo navugije indura abantu bose bumva naka nimbuguje yishe umuntu ndabinginze n'ukuri kw'Imana nimumbabarire ntabwo ari njye bamwishe tuvuga ko wishe umuntu ni utubazo duke dushaka kukubaza kuri sitasiyo yacu ugahita ariko si ubwo muranjyana he ko nifitiye n'agahinda ka sheri wanjye wapfuye mbuguje ko ariwe wamwishe kandi akaba yaje kuyisha hano ku muhungu we mwabaye ariwe mutwara mwese turabatwara kuko hari ibyo ugomba gusobanura ku giti cyawe nawe hari ibyo agomba gusobanura ku giti ndabinginze rwose ndabinginze ni mukomanga arimo aho ngaho aba hano mukingura inzego z'umutekano zirabashaka ko mudakingura kandi tuzi neza ko muhari murashaka guhangana n'inzego z'umutekano cyangwa murashaka ko dukoresha ingufu muri uyu mukino bose si shyashya wanditswe na Manishimwe Dieudonné mwumvisemo Mbuguje mwakiniwe na Niyitegeka Graciane Diane mwakiniwe na Mugeni Yeme Peter mwakiniwe na Mugiraneza Samuel Karangwa mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Rurangwa mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe Muhoza mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Kamariza mwakiniwe na Maria Olive naho uwabakiniye umugenzacyaha ni Mukeshimana Musa umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico